umunsi wa 50 wabarwaga bahereye ku munsi wo kuzunguza iseri. Yego. Mwene magambo umunsi wo kuzunguza iseri cyangwa se umuganda w'umuganura uwo twabonye ushushanya umuzuko niwo baheragaho babara iminsi 50. Uwa 50 rero wazaga ari uwa Pentekote. Niyo mpamvu rero ku munsi wa Pentekote abiseri bagombaga guterana uvuye kuri wa munsi wa 50 igihe inkingi y'igicu yatangiye kubayoborera. Ngira ngo twarabibonye mu cyigisho kivuga ibigendanye n'umunsi w'umuganura. Yego. Twarabibonye abantu barimo banezezwa no kwishimira ubuyobozi bw'Imana. No kuvuga ngo rero uyu munsi nawo bagombaga kuwuteranaho ugahinduka isabato ya gatatu muri ya masabato agendanye n'umwaka wera cyangwa se agendanye n'amategeko y'imihango. Wibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Ndagusuje muvandimwe muri Kristo, duhuriye kuri murongo w'umucyo w'isabato. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Tugize undi mwanya mwiza, umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi ngarukanye na mwene data Ihirwe Praise. Turi mu ibiganiro bitwereka iby'iminsi mikuru y'Uwiteka ndetse n'amasabato agendana nayo kuri kalendare y'Abisirayeli bo mu isezerano rya kera. Mugambe no kugira ngo dusobanukirwe n'inama yo gucungurwa Imana yagennye kugira ngo tumenye umurimo Kristo yadukoreye n'uwadukorera ndetse n'uwo yenda kudukorera. Ariko kandi bizanadufasha gutandukanya isabato yo mu mategeko 10 y'Uwiteka, isabato y'umunsi wa 7 n'amasabato ari kuvugwa muri iyi minsi mikuru y'Uwiteka. Ndakuramukije Praise. Urakoze cyane Eric. Tugize undi mwanya mwiza wo kuganira. Nabwiye bene data yuko twahuriye ku musozi umwe mu misozi igize igihugu cy'Ubuganda, ni mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Uganda mu Nyoro ahitwa Hoima. Tuje kuvuga ubutumwa bwiza mu bikorwa byateguwe na ministry yitwa Ari Bugufi. Ariko ntabwo twabwiye bene data ko nawe ufite ministry yawe yitwa gute? Ahari wenda reka tubifate neza, ntabwo ari ministry ahubwo ni umurongo unyuzwaho ibyigisho. Yego. Ukuri kuzatsinda cyangwa se truth will conquer. The truth will conquer. Yego. Rero bene data Praise afite ibyigisho byiza kandi bikomeye biboneka kuri uwo murongo wa YouTube witwa Truth Will Conquer. Ababishobora kandi bakunda ijambo ry'Imana mubasha kunyarukira yo kugira ngo mwumve ubutumwa bwo mu ijambo ry'Imana adufitiye. Derukana rero tuganira ku minsi mikuru, tumaze kuganira ku minsi mikuru igera kuri 3. Wayitwibutsa? Ngira ngo abadukurikiye barabyibuka neza abo twabanye, kandi mboneyo no kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Ngira ngo iminsi mikuru twabashije kurebaho ubushize, twarebye kuri Pasika, tureba iminsi mikuru y'imitsi bidasembuye, kandi tureba n'umunsi wo kuzunguza iseri y'inzabibu cyangwa se uwo Bibiliya yise ngo n'umuganda w'umuganura. Ngira ngo iyo niyo twabonye, kandi twabonye n'ikishushanya urupfu rwa Kristo, kubabazwa kwe akatubera igitambo, urupfu rwe no guhambwa kwe ndetse no kuzuka kwe. Kandi ibyo twabonye n'uburyo dukwiye kubigaragaza mu mibereho yacu kubwo kwihana tukizera Yesu Kristo. Ibyo bidutangiza urugendo, kandi binyuze mu batizo tugahamya urupfu rwe ndetse n'umuzuko we. Ngira ngo Eric aho niho twari turi. Urakoze cyane. None nuwe munsi ukurikiraho mu minsi mikuru y'Abisirayeli? Nta gushidikanya ko umunsi ukurikiraho wari umunsi witwaga ngo ni umunsi mukuru w'ibyumweru cyangwa se umunsi wa Pentekote. Yego. Naho wabaga ari isabato ukurikije amategeko y'imihango. Tugiye kuganira ku munsi mukuru wa Pentekote. Mbere yuko tujya mbere nk'uko umuco wacu uri, reka ngusabe ubanze usenge mbere yuko twinjira mu cyigisho. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe kandi ubwami bwawe bwimikwe mu isi. Tugushimiye yuko
utajya utezuka ku mugambi wawe wo kwagura ingoma yawe. Kandi tugiye kwiga iby'uyu munsi wa Pentekote, ariho ubu bwami bwatangiye kwaguka mu buryo bwagutse cyane mu gihe cyashize, bikaba byaratugezeho natwe. Dore kubisobanukirwa kugira ngo natwe turusheho gufatanya n'abakoze mu gihe cyashize, kugira ngo ingoma yawe igere kuri bose mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Umunsi wa Pentekote wari utangiye kudusobanurira umunsi w'ibyumweru. Yego. Ibi byumweru bibarwa duhereye ryari? Wenda Eric, tubanje kwibutsa abantu ho gatoya, ngira ngo twabonye ibya Pasika twarayisobanuye, ndagira ngo tugaruke twarebye ku bigendanye n'iminsi mikuru y'imitsima idasembuye, ariko nanone turabireba tubona ko bihuje na manu. Manu, Yesu Kristo nka manu. Reka twibutsa abantu yuko manu yatangiye kugwa ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri. Ubwo kwari ukwezi kumwe gushize Abisirayeli bari mu rugendo. Abisirayeli batangiye bariye ya mitsima idasembuye. Urumva ko iyi tariki ya 15 irihariye kuri manu ndetse n'iki ndetse n'imitsima, ko byose byashushanyaga umubiri wa Kristo. Ikindi twavuga ahangaha nuko igihe Abisirayeli bari bageze ku butaka bw'i Kanani, bamaze kwambuka Yorodani, bambutse ku munsi wa 10, ku munsi wa 14 batamba umwana w'intama wa Pasika, ku munsi wa 15 barya ibigugu byo muri icyo gihugu. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye, ibigugu by'ingano. Hanyuma ku munsi wa 16 manu ntabwo yigeze yongera kuboneka. Ibi bihita bitwibutsa amagambo Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ati ab'isi ntabwo bazaba bakimbona. Kuva igihe Yesu yazukiye, kuva ku munsi wo kuzuka kwe, ab'isi ntabwo bigeze bongera kumubona. Abasirikare b'Abaroma nibo bamubonye bwa nyuma, ariko Yesu yiyeretse gusa abigishwa be muri kiragiye. Bisobanuye iki? Kuva ku munsi Yesu yazutseho ari wo munsi wa 16, nk'uko icyo gihe ari bwo manu itigeze yongera kuboneka, niko na Yesu atigeze yongera kugira umuntu n'umwe mu bantu batarabigishwa be bongera kumubona. Ubwo turavuga mu buryo bw'ibigaragara. Rero ibi byose biduhamiriza neza yuko koko umunsi wa 16 werekezaga ku muzuko wa Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo noneho tujye ku munsi w'ibyumweru cyangwa se umunsi wa Pentekote. Nta gushidikanya ko ibintu by'Imana bigira gahunda. Ntabwo ushobora kuhera ku munsi uyu n'uyu ngo ubara ngo uvuge ngo n'ubu wa 50 bizaba Pentekote. Byabaga bifite impamvu yabiteye. Byabaga bifite impamvu yabiteye. Hari ikintu kidutangaza iyo twitegereje imikorere y'amadini uyu munsi wa none, muri Kiliziya Gatolika y'i Roma cyangwa se n'abaprotestandi biziza Pasika kandi bakizihiza n'intuze na Pentekote. Umunsi wa Pasika uba ku cyumweru, kandi n'uwa Pentekote ukazaba ryari? Ukazaba ku cyumweru. Biratangaje cyane. Mu gihe cya kera Pasika yabaga ku itariki 14, naho Pentekote ikaza kuba nyuma y'iminsi 52 uvuye kuri Pasika. Ariko uyu munsi wa none kugira ngo bikunde bihuze n'icyumweru, iyo minsi 2 bayikuraho, bakaza kugenza gute? Kubihuza n'ubundi n'icyumweru kugira ngo bizakunde bihure na gahunda zabo zo gusenga. Ibi biratujyana ku kirero. Ntabwo twifuza kuza kubanza kuvuga kuri ibyo mbere tukiri gutangira, turabivugaho n'ubundi nyuma. Ahubwo umunsi wa 50 wabarwaga bahereye ku munsi wo kuzunguza iseri. Mu yandi magambo, umunsi wo kuzunguza iseri cyangwa se umuganda w'umuganura, uwo twabonye ushushanya umuzuko, niwo baheragaho babara iminsi 50. Uwa 50 rero wazaga ari uwa Pentekote. Yego. Ikindi tutabwiye abantu nuko nk'uko Pasika yari ifite igihe runaka igenewe yatambirwaga umwana w'intama wa Pasika ku mugoroba, bikaba byarahuje nuko Yesu apfuye atanze ku isa ya 9, niko no kuzunguza iseri ndetse n'uyu munsi w'umuganura cyangwa se Pentekote nabyo byagiraga igihe, kuko byose byatamwe cyangwa se ayo maturo n'uwo muganura wagaragazwaga mu gihe cyo gutamba igitambo cya mu gitondo, ubwo hari ku isaha ya 3. Yego. Murakoze. Ndagira ngo udusomere iby'uwo munsi wa Pentekote nkuko biri muri ya mabwiriza y'iminsi mikuru y'Uwiteka mu bare 23.
umurongo wa 15 nibwa ko ariho watubwira iby'umunsi wa Pentecote. yego gusa abantu bashobora no kubona mu gice cya 28 cyo kubara bakabona gutegeka kwa 2:16 umurongo wa 2 kuvanaho igice cya 23 Imana yongeye kubigarukaho ariko ibuvuga nk'umunsi w'isarura. Yego haranditse kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato. Hano ntabwo bavuze ku cyumweru, ahubwo bavuze iki? Bavuze ko bagombaga guhera ku munsi wa ya sabato y'iki? Y'imitsima idasembuye. Ngo umunsi ukurikira ya sabato ya mbere y'imitsima idasembuye ari wo munsi wa mbere w'imitsima idasembuye wagombaga kuba ari uwa mbere w'isabato, kuko hangaha turimo turareba ibigendanye n'umwaka wera. Ntabwo turi kureba umwaka usanzwe, turi kureba umwaka wera. Niyo mpamvu rero abantu bajye babyumva neza. Bibiliya ubwayo ivuze ngo uku kwezi kuzababera ukwa mbere, ntabwo yabivuze yuko uku kwezi ariko gusanzwe ari ukwa mbere mu minsi isanzwe, ahubwo yabivuze ngo bitewe n'igikorwa ishaka kugaragaza uku kwezi kuraba ukwa mbere. Ntabwo mu by'ukuri ukwezi Pasika yabagamo ariko kwari ukwa mbere mu bisanzwe, ariko kwabaye ukwa mbere ku mpamvu z'umwaka wera. Niyo mpamvu n'uyu munsi none wiswe uwa mbere, atari uko ari uwa mbere mu cyumweru, ahubwo ari uwa mbere bashingiye kuri ya gahunda y'Imana. Yarakomeje aravuga ngo kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato, ku munsi mwazaniyeho umuganda w'ituro ryo kuzunguzwa, mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije. Mubare iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7, maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura. Biratangaje cyane. Reka dusome n'uwa 17. Mu buturo bwanyu mukuremo imitsi 2 yo kuba ituro rijungujwe, ibi ibice bya 12 bya efa y'ifu y'ingezi yotsanywa umusemburo, kugira ngo iganurirwe Uwiteka. Hano hari ikintu gitangaje noneho. Hano bavuze ko noneho iyi fu ikwiye kotsanywa iki? Umusemburo. Muri kane n'iyo mitsima abana b'intama 7 badafite inenge bataramara umwaka, n'ikimasa cy'umusore n'amasekurume y'intama 2 bibi bitambo byoserezwa Uwiteka bitambanwe n'ituro ry'ifu n'iry'ibyo kunywa yo kuri byo, bibe ibitambo bikongorwamo n'umuriro by'umubabwe uhumurira Uwiteka neza. Ngira ngo ahangaha niho turi kubona ishusho igendanye n'ibyabaga kuri uyu munsi wa Pentecote, cyangwa se umunsi bise ngo ni umunsi w'isarura ribanza, umunsi w'isarura ry'ingano. Yakoze birumvikana nyuma y'iminsi 50 tuvuye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere, biragenda bikafata ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo amezi arenga 2 aba ashize iminsi 50, hakabaho umunsi wa 50 nyine, cyangwa se umunsi wa Pentecote. Pentecote bisobanuye 50. Pentecote penti ubwo ni 50. Twarabibonye rero yuko iyi minsi mikuru y'Abisirayeli ifite imimaro 3 yagiraga itoro ry'Imana ryo muri icyo gihe. Cya mbere no kubibutsa, cya kabiri no kubigisha, cya gatatu no gushushanya ibizaba. Kandi nk'uko wakomeje kudufasha kumva ibyino minsi, wagiye uhera mu kijyanye no kwibutsa. Mbese Pentecote yo yibutsaga iki Abisirayeli? Nta gushidikanya Eric, kereka tubanje tukasoma amagambo aboneka mu gitabo cyo kuva igice cya 19, niho dushobora kubona neza icyo Pentecote yibutsaga Abisirayeli. Haranditse ngo mu kwezi kwa gatatu Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Yanga Abisirayeli binjiye mu butayu bwa Sinayi muri uku kwezi kwa gatatu. Ibigendanye n'iby'iminsi yakurikiyeho kwiyeza uyu munsi nejo umunsi wa gatatu uzasange mwiteguye. Amateka dukomora mu bigisha amategeko b'Abayuda n'abanyamateka babo atugaragariza neza ko ibi byahuje n'itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatatu kwa Sivani. Ibi rero niho Imana yatanze amategeko yayo ku musozi Sinayi. Hanyuma icyo gihe Imana ibigiranye isezerano ryo gushyingirwa n'ishyanga rya Isiraheli. Ibi rero nicyo byabibutsaga. Umunsi wa Pentecote wabibutsaga ko nk'ishyanga bahurijwe hamwe bakuiwe mu gihugu cya Egiputa, hanyuma bagahinduka umugore w'Imana, cyangwa se bagenduka itorero ry'Imana hano kuri Sinayi. Nibiki byabaye ku musozi Sinayi icyo gihe? Reka tubisome. Ikimwe mu bintu bya mbere byabaye nuko Abisirayeli bararikiwe kuza gusanga Imana, ariko bakayisanga bamaze kwiyeza. Bari bamaze kwiyeza no guteranira hamwe. Icya kabiri, kuri uyu musozi habaye ibimenyetso by'imbaraga zigaragarije mu byaremwe. Urugero,
reka dusome amagambo akomeye cyane ari ku murongo wa 17. Haranditse ngo Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana, bahagarara munsi y'umusozi Sinayi. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi. Hano hari ikimenyetso cya mbere batubwiye cyitwa umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Hagaragara nanone cya kabiri cyitwa umuriro. Umwotsi wawo ucumba nk'uwikome, umusozi wose uratigita cyane. Ubwo hano hagaragaye n'iki? Hagaragaye n'ikintu kigendanye n'umushyitsi, igishyitsi. Ijwi ry'ihembe rivuze, ijwi rirushijeho kurenga. Mose aravuga, Imana nayo imusubirizisha ijwi. Uwiteka amanukira ku musozi wa Sinayi, ku mutwe wawo Uwiteka ahamagara Mose ngo azamuke ajye ku mutwe w'uwo musozi. Mose arazamuka. Uwiteka abwira Mose ati, manuka utegeka abantu be gutwaza ngo bajye aho Uwiteka ari kumwitegereza, benshi muri bo bakarimbuka, kandi n'abatambyi bigire hafi y'Uwiteka biyeze, kugira ngo Uwiteka atabagwira. Bisobanuye iki rero? Uyu musozi wari ufite ibimenyetso bikomeye cyane bigaragaza imbaraga zo mu byaremwe, umwotsi, igishyitsi ndetse n'umuriro. Yego, ngira ngo uno munsi ni umunsi uteye ubwoba, ko nabivuga, umunsi urimo ibimenyetso bikomeye nk'uko umaze kubigaragaza. Ariko hari ikindi cyabaye, ni uko aribwo habayeho gahunda y'ubutambyi, habayeho introduction ya gahunda y'ubutambyi. yego, aho Aroni yerejwe gukora umurimo we nk'umutambyi mukuru. yego. Abantu b'Imana bashobora kubisoma mu Balewi igice cya 8. Abalewi igice cya 8 hatubwira iby'iryo teraniro ryateraniye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, murongo wa 4 bavuga ngo Musa agenza uko Uwiteka yamutegetse, iteraniro riteranira ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Musa abwira iteraniro ati, ibi ni byo Uwiteka yategetse ko bikorwa. Maze Aroni n'abana be barahamagarwa kugira ngo berezwe umurimo w'ubutambyi. Umaze gukomoza ku bijyanye n'uburyo bagombaga kwitegura. Mbese iyi myiteguro yo twayisobanura gute, twayisobanukirwa gute imyiteguro bagombaga kugira mbere y'uko uyu munsi ugera bahagarara imbere y'Uwiteka? Nta gushidikanya ko iyi myiteguro yagombaga kuba ishingiye ku kwitandukanya n'icyaha ndetse no kwiyezaho imyanda y'umubiri. Mose yari yabibwiwe neza ku murongo wa 10 w'igice cya 19 ngo Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu ubeze none n'ejo bamese imyenda yabo, uwa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi Sinayi. Ngo Uwiteka yaramanukiye kubana n'ubwoko bwe. Murongo wa 14 Mose aramanuka ava kuri uwo musozi aza kubana arabeza bamesa imyenda yabo. Abwira abantu ati, umunsi wa gatatu uzasange mwiteguye, ndetse ntimutirane n'abagore banyu. Niyo mpamvu wenda turaza kubibona neza turi kureba uburyo uyu munsi waje gusohora. Niyo mpamvu rero ku munsi wa Pentekote Abisirayeli bagombaga guterana uvuye kuri wa munsi wa 50, igihe inkingi y'igicu yatangiye kubayoborera. Ngira ngo twarabibonye mu cyigisho kivuga ibigendanye n'umunsi w'umuganura. Twarabibonye abantu barimo banezezwa no kwishimira ubuyobozi bw'Imana. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi nawo bagombaga kuwuteranaho ugahinduka isabato ya gatatu muri ya masabato agendanye n'umwaka wera, cyangwa se agendanye n'amategeko y'imihango. Itegeko ryaratanzwe ku Bisirayeli ko kuri uyu munsi wa 50 bazajya bateranira imbere y'Imana. Ari umunsi wa Pentekote, ngo tumaze kubona nkaho ari umunsi w'umuganura wo kuzana amaseri. Tubonyeho ibintu, icyambere nuko habanzaga kubaho imyiteguro, bakiyeza bakamesa imyenda yabo. Icyo ni ikintu cyo kuzirikana cyane. Ikindi kandi nuko hatambwaga ibitambo byinshi, bavuze ibitambo by'ifu n'ibindi bitambo bitandukanye. Ikindi twabonye nuko aribwo umurimo w'ubutambyi watangiye ku mugaragaro. Yego, igihe Aroni n'abana be berezwaga kujya mu nshingano z'ubutambyi. Kiri nuko waranzwe n'ibimenyetso bikomeye birimo umuriro, igishyitsi gikomeye ndetse n'umwotsi. Ibyo se noneho tumaze kubona icyo byabibutsaga, n'iki noneho byashushanyaga? Yego,
nta gushidikanya ko nk'uko twabibonye pasika yashushanyaga gutambwa kwa Yesu Kristo, hanyuma umunsi w'umuganura ugashushanya umuzuko we, ubwo umunsi wa 50 uvuye ku muzuko we wasohoje umunsi wa Pentekote. Ibyo dushobora kubisoma neza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Hari amagambo batubwira kandi agomba kuza kudufasha kumva neza icyasoje uyu munsi wa Pentekote. Hari amagambo avuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe. Urumva ko bari bateraniye hamwe nkuko n'Abisiraheli bari babwiwe yuko umunsi wa gatatu bagomba kuza guteranira hamwe kuko Uwiteka ari buze kugenza gute kubamanukira. Bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Ubwo iki kwari ugusukwa kwa Mwuka Wera. Mwuka Wera rero niwe gusukwa kwe kwari guhamije iby'ibikorwa biri kubera mu ijuru. Icyambere nkuko bivuze Eric, uyu munsi hari habayeho kugaragazwa gutangira k'ubutambyi ku mugaragaro. Bivuze ngo Yesu Kristo mu bwami bw'Imana yasukiwe Mwuka Wera nk'inshingano nk'ikimenyetso kigaragaza ko agiye gutangira umurimo we nk'umutambyi. Kera abatambyi bereshwaga amavuta ubu ngubu ushingiye kuri Matayo 25, Zekariya igice cya 4 ni Mwuka Wera. Yesu rero yasukiwe Mwuka Wera ku rwego rusendereye, hanyuma ibitonyanga by'ibyo Yesu yasukiwe aba ari byo bigera ku bigishwa be, nk'ikimenyetso cy'uko Yesu Kristo atangiye umurimo wo kubasabira. Yicaye iburyo bw'Imana kugira ngo akore ahagarare mu cyimbo cy'abanyabyaha bari mu isi. Yego, ngira ngo ibi ngibi nicyo uyu munsi wabibutsaga, nako washushanyaga umunsi wa Pentekote. Kandi nta gushidikanya ko ibimenyetso byose byabaga kuri uyu munsi wa Pentekote byanasohoye muri iki gihe neza, igihe Mwuka Wera yagenzaga gute yasukwaga. Yego, biratangaje. Cyambere tumaze kubona no ku munsi wa Pentekote habanje kubaho imyiteguro kugira ngo baze ku musozi Sinayi. Umusozi wari uteye ubwoba, aho abantu b'Imana bagomba kumva amabwiriza y'Imana. N'ahangaha habanje imyiteguro. Abigishwa bamaze iminsi 10 bari mu myiteguro, biyeza bitandukanya n'ikibi, batura ibyaha byabo, ngo bari mu mwanya umwe rwose. Mu munsi wa Pentekote wasanze bahuje umutima. Ubwo n'ubundi biratujyana kuri ya ngingo watweretse yuko iyi minsi ikwiriye kugira iki tumarira, kwiyeza, guhuza umutima, kuba mu mwanya umwe. Ni uburyo bwiza bwo kwiyeza, nk'uko Abisirayeli nabo bagomba kumesa imyenda yabo bakitunganya. Ni gute abantu b'Imana bakwiye kumesa imyenda yabo? Nta gushidikanya ijambo ry'Imana ribivuga mu Byahishuwe igice cyawo cya 7 yuko abantu b'Imana bakwiye kumesa imyenda yabo bakayejesha amaraso y'umwana w'intama. Ngo kubwo kwizera igitambo cy'Ikaruvari bakurikiza urugendo rwa Kristo, inenge zo mu mico yabo zikeneye gukurwamo, bagahindurirwa gusa nawe. Nk'uko ari kubivuze, iyi minsi, uyu munsi wa Pentekote wabanzirijwe n'iminsi 9 abigishwa bari mu cyumba cyo hejuru, barimo biga ibya Yesu, barimo bavuga imbaraga zo gukomera kwe kugira ngo hatagira n'umwe ucikanwa kuri aya mahirwe yo kuzakira Mwuka Wera. Yesu yari yababwiye yuko kugira ngo bakore umurimo bagomba kubanza bagategereza ibyo Data yagenje gute yasezeranye. Yego, bagomba kubanza bagategereza ibyo Data wa twese yasezeranye. Rero Imana idufashe cyane kugira ngo ibi bintu tubyumve neza. Ikindi twavuzeho Eric, turimo tureba gusohora ko ubuhanuzi, nuko Petero yagerageje guhuza iby'ibimenyetso byabaye ku musozi Sinayi, akabihuza n'intuze kandi n'ibyabaye hano kuri Pentekote. Mbere tubanze twibutsa abantu ko umunsi w'umuganura wo kuzunguza iseri wagombaga kuba ryari, wagombaga kuba mu gihe cyo gutamba igitambo cya mu gitondo. Biratangaje ko igihe Yesu yazukaga atahise ajya mu ijuru, ahubwo ngo igihe yahuraga na Mariya yaramubwiye ati ntunkoreho, ahubwo kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data. Kuki Yesu akizuka atahise ajya kwa Data? Ni ukubera yuko isaha yo kuzunguza iseri yabaga ihuje n'isaha ya mu gitondo, isaha y'isa 3 igihe batambaga igitambo cya mu gitondo. Bivuze ngo Yesu impamvu yakomeje kuguma ku isi yarategereje kiriya gihe, niyo mpamvu yahuye na Mariya bwamaze gucya, ariko kuko iyo saha yitaragera aramubwira ati ntabwo ndazamuka ngo njye kwa Data. Ku munsi wa Pentekote rero Umwuka Wera, ijambo ry'Imana ritubwira igihe yaziye ni ryari. Ni cya gihe n'ubundi igitambo cya mu gitondo cyatambirwaga, ari nabwo iri turo ry'ifu barigenza gute ry'umuganura barigaragazaga. Ibyo dushobora kubisoma
umurongo wa 14 abantu bumvise babonye ibibaye ku munsi wa Pentekote batangiye kuvuga ngo aba basinze ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'Iyudaya n'abatuye Yerusalemu mwese ibi mubimenye kandi mwumvize amagambo yanjye aba ntibasinze nk'uko mwibwira kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi ngo Mwuka Wera nk'umuganura cyangwa nk'ikimenyetso kigaragaza ibigendanye n'isarura yaje kuri iyi saha nibwo uyu murimo watangiye bihuje neza n'igihe ibigendanye n'ituro ry'umuganura ryagenza gute ryagaragazwaga. Eric ngira ngo twavuga no kubigendanye n'intuze n'ibimenyetso bindi bitandukanye byagaragaraga cyangwa se byagaragaye ku musozi Sinayi turi kubihuza ndetse n'uyu munsi. Yego ngira ngo Petero yagerageje kubisoma aravuga ati Imana iravuze iti twabanje ari kubona ariko umuriri waje uvuye mu ijuru ubatunguye. Mbese ubwo hajijwe haje umuriri kandi uhuha cyane bize nk'umuyaga ukwira inzu bari bicayemo ubwo habaye n'ibintu bimeze nk'umutingito. Yego haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro. Mbese ibintu byose twabibonye kuri Pentekote. Reka Petero agira icyo bitubwira aravuga ngo ahubwo ibyo mureba umurongo wa 16 ibi mureba byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazerekwa n'abakambwe babarimo bazarota. Mbese umunsi wa Pentekote ntabwo abantu babashije kureba Imana. Iyo usomye mu gice cya 24 ngo abakuru 70 b'Abisiraheli bazamukanye na Nadabu na Abibu ngo barira imbere y'Imana ngo kandi babona munsi ibirenge ibyayo hasa na safiro. Biratangaje bivuze ngo nabo babashije kuba bareba ubwiza bw'Imana nta kibakingirije. Niko byagenze no ku munsi wa Pentekote impano zaratanzwe z'uburyo bwinshi butandukanye harimo n'impano igenjite n'impano yo kuba abantu bakwerekwa ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabakira kusukira ku mwuka wanjye. 19 rero nakantu k'ingenzi nzashyira amahano mu ijuru hejuru kire n'ibimenyetso mu isi amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Biratangaje cyane no gucumba k'umwotsi n'umuriro nabyo bihuje. Petero abisobanuye abihuza n'iki abihuza n'uyu munsi wa Pentekote. Rero urabona ko ibimenyetso byose byari bihuje rwose ukurikije icyo Bibiliya yigisha. Umunsi wa 50 umunsi wo gutanga amategeko kuri Sinayi wahuje neza n'uyu munsi wa Pentekote. Ikindi kandi twakwibutsa abantu nk'uko ku munsi ku musozi Sinayi ari umunsi wa 50 ariho ishyanga ry'Abayuda ryatangiye Imana yagiranye isezerano n'ubwoko bw'Abisiraheli. Ninko no ku munsi wa 50 kuri Pentekote ari bw'itoro rya Gikristo ryatangiye. Bivuze ngo rero ibyo ni ibikorwa kimwe cyari gishushanyo ikindi gifite icyo ikindi gishushanyo. Yego urakoze ugarutse ku masezerano Kristo yasezeraniye abe cyakozwe no mu gice cya 2 murongo wa 8 ati cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzabaga bo kumpamya Yerusalemu n'Iyudaya yose ni Samariya kugeza ku mpera y'isi. Byumvikane yuko umunsi wa 50 umunsi wa Pentekote Kristo yasohoje isezerano yari yasezeraniye abigishwa be. Reka nkujyane mu bahanuzi gatoya muri Danieli 9 hatubwira iby'ibyumweru 70 bitegekewe ishyanga ry'Abayuda. Hari cyavuzwe mu iherezo ry'ibi byumweru 70. Yego umurongo wa 24 ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gucyanirwa gutangirwa impongano haze gucyanuka ku iteka ryose. Amen. Byerekanwe n'ibyanuwe bifatanishwe ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta. Ahera cyane ubwo tugiye mu buturo bwera. Yego mbese dusubiye mu buturo bwera tubona ubuturo bwera bwari bufite hanze ukatwinjiza mu irembo tukaza mu rugo tukahava tukanyura ku gicaniro cy'ibitambo warakidusobanuriye ni Pasika. Tukagera ku gikarabiro warakitweretse ko kidushanya urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo. Ubwo ikiri bukurikireho ni ikiye mu buturo bwera. Mbese biraza guhuzwa gute n'ubu buhanuzi bw'uko kwerezo ry'ibyumweru 70 ahera cyane hagomba kwezwa. Yego urakoze cyane kandi mu buturo bwera nta gushidikanya ko iyo wakomezaga imbere hari ibintu bibiri byari biteganye. Yego ameza y'imitsima n'igitereko cy'amatabaza.
igitereko cy'amatabaza nicyo cyajyagamo amavuta, yego ariko kandi kikaba giteganye n'ameza y'imitsima. nta gushidikanya ko nk'uko twabonye ko umubatizo cyangwa se kuzuka kwa Kristo bihagarariwe n'igikarabiro, ubwo nitwinjira umunsi wa Pentekote ugomba kuza gushangwa n'igitereko cy'amatabaza, ariko nanone giteganye n'iki? N'ameza y'imitsima. Kubera iki bigomba kuba biteganye n'ameza y'imitsima? Nuko Mwuka Wera akorera mu ijambo ry'Imana. Icyo uko niko kuri, Mwuka Wera akorera mu ijambo ry'Imana, kandi umutsima ni Yesu. Ndetse Mwuka Wera ntabwo akora wenyine, ahubwo Mwuka Wera yaje kugira ngo yende ku bya Yesu aba ari byo abwira abantu. Ubwo rero turi kumva igitereko cy'amatabaza kiteganye neza n'ameza y'imitsima. Ameza y'imitsima ashushanya ibya Yesu, hanyuma igitereko cy'amatabaza kigashushanya umurimo wa Mwuka Wera wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo twageze none mu buturo bwera, ubwo twageze ahera, mu gice cy'ahera. Yego, abantu b'Imana bakwiye gusobanukirwa ibi, yuko hanze y'ubuturo bwera hageranyaga mu isi y'abanyabyaha, aho Kristo yaje akabana n'abantu babi, ariko bagakomeza kuba umukiranutsi, agahamya ko imibereho yo kwera no kumvira amategeko y'Imana ishoboka. Ibyo tubasha kwisobanukirwa dusomye mu Baheburayo igice cya 4 habidusobanurira neza. yego. Tuvuye hanze twinjira mu irembo, mu rugo, urugo rw'ubuturo bwera, aho dusanga igicaniro cy'ibitambo n'igikarabiro, aho hakageranya umurimo wa Kristo yakoreye i Karuvari, ubwo yitambagaho igitambo nk'impongano y'ibyaha by'abantu. Kristo warabidusobanuriye ibi bintu. Kandi aho mu rugo ni naho Yesu Kristo yapfiriye, aribyo bivuze Pasika. Arahambwa, bigereranya umutsima udasembuye, arazuka, bigereranya wa muganura, maze amaze kuzuka aguma ku isi iminsi 40 yireka abigishwa. Ibyo wabitinzeho cyane. Ubwo rero igikurikiraho ni umugabane w'ahera. Umugabane ukurikiraho ubuturo bwera ni mu cyumba kibanza cyitwa ahera, kandi umunsi mukuru ukurikiraho ni Pentekote. Kristo yarangije umurimo we wagombaga gukorerwa mu rugo rw'ubuturo bwera hano ku isi, none bategurirwa gukomeza umurimo w'ubutambyi mu cyumba cy'ahera ho mu buturo bwera bwo mu ijuru. Twibutsa abantu b'Imana yuko igihe Kristo yaramaze gutanga umwenda ukingiriza ahera cyane wo mu buturo bwera bwo ku isi watabutsemo kabiri, imirimo yamushushanyaga yari irangiye. Ubwo igihe dusomye ubuhanuzi bwerekeranye n'ubuturo bwera mu gitabo cya Danieli, ntabwo ari ubuturo bwera bwo ku isi, ahubwo n'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Mbese ibyo twabibonera ibihamya yuko mu ijuru ari ubuturo bwera? Nta gushidikanya ko ibihamya birahari. Ngira ngo Paulo abivuga neza mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 7, avuga ko Yesu Kristo yabaye umutambyi mukuru ukorera mu ihema riruta rya rindi. Nta gushidikanya ko mu nsengero zo mu isi nta rusengero na rumwe rwigize rwubakwa ngo ruruta urusengero rw'i Yerusalemu rwubatswe na Salomo. Ariko Yesu noneho akorera mu ihema riruta irya rindi. Bivuze ngo impamvu riruta nuko yarabivuze ngo iryabambwe n'Imana, iry'abantu batagenje bate batabambye. Rero ubuturo bwera ni ijuru, ni ry'Imana yabambye kugira ngo rikoreremo uwo murimo. Kandi abantu bashobora no kubibona mu gihe cy'ingoma ya Yosiya, ng'abantu barishimye, umunezero wabo no gushima kwabo ngo birirangira cyane, hanyuma bigera mu buturo bwera bw'Imana. Muri icyo gitabo cya mice cya 35 barasobanuye ngo ari bwo juru. Yego, birasobanutse rero rwose yuko igihe Kristo yarangije umurimo hano ku isi yawukomereje mu ijuru nk'umutambyi mukuru uhagarariye ubwoko bwe. Ese umurimo w'ubutambyi, kuba Kristo ari umutambyi mukuru, ku bantu batasobanukiwe n'iyo mvugo, kuba Kristo ari umutambyi mukuru mu buturo bwera bwo mu ijuru bisobanuye iki kuri twebwe? Ubundi umutambyi yabaga ashinzwe iki? Yabaga ashinzwe gusabira ubwoko bw'Abisiraheli no kubuhagararira imbere y'Imana, akaba ubuhagarariye. Yesu rero ari imbere ya Data wa twese nk'uhagarariye twebwe abanyabyaha, akora umurimo wo kudusabira, agaragaza ibyo dukeneye nk'aho ari ibyo we bwite, kugira ngo tugire ubufasha tubashe kugera ku rwego Data wa twese yishimira. Rero nk'abanyabyaha nta mahirwe dufite kuba tumufite mu bwami bw'Imana. Paulo yabisobanuriye neza mu gice cya 8 cy'Abaheburayo, aravuga ngo ibyo tuvuga igikomeye ni iki ngiki. Mu bintu byose abantu birirwa bavuga bakabwiriza, ariko igikomeye iyo biterekeje kuri iyi ngingo yuko Yesu Kristo ari mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi ari gukora ibishoboka byose asaba Data wa twese ubufasha bwose bukenewe ngo umunyabyaha agere ku nsinzi,
ibintu abavuga bidakubiyemo icyo ngicyo byaba ari imburamumaro. Pawulo ati rero mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki, nuko dufite umutambyi mukuru wicaye iburyo bw'ikomeye ishobora byose yo mu ijuru. Siryo somo wari dusomye. Reka turisome. Abaheburayo igice cya 8 haranditse, mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki, dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'umwami Imana. Hano babivuze neza, akorera mu ihema ry'ukuri, ariko hari abantu babisobanuye wicaye iburyo bw'intebe yikomeye ya hehe, si mwisi. Ubwo rero ubuturo bwera buri kuvuga ahangaha n'ubwa hehe, n'ubwo mu ijuru. Yego. Ubwo rero abantu b'Imana tusobanukirwe ibyabaye ku munsi wa Pentekote. Kristo yambitswe na se imyambaro y'ubutambyi. Imana Data wa twese yereza Kristo kuba umutambyi mukuru, amusutseho amavuta nk'uko umuhango wo kwimika abatambyi wagendaga. Kandi tumaze kubona muri Danieli igice cya 9:24 yuko ubuturo bwera bwo mu ijuru bwejejwe n'amaraso ya Kristo. Ese ku isi ho byagenze gute? Nta gushidikanya ku isi, icyabaye nuko ubwoko bw'Imana bwahise butangira kwamamaza inkuru nziza y'umukiza wazutse, ndetse kugira ngo babwire abanyabyaha barimo bicwa n'ibicumuro n'ibyaha yuko umuvugizi yabonetse, kugira ngo abantu be gukomeza gutakaza igihe mu budafite umumaro batinya imana z'abapagani, bakomeza gutekereza ko gushaka ibitambo bivushwa amaraso ari ikintu kiri ngombwa ngo bagume muri uwo mubabaro wo mu isi. Ahubwo abantu bari bakwiye kwerekeza ibitekerezo byabo ku gitambo kimwe kandi kizira inenge. Iyo nshingano rero yari ifite abigishwa 12 n'abantu bari kumwe nabo bagera ku 120, kandi nta gushidikanya ko ku munsi wa Pentekote ariho ivuga butumwa ryatangiye gukwirakwira hirya no hino. Yego. Ngira ngo dusomye kiriya gice cya 2 cyo kibyakozwe no mu gice cya 2 nyine, kitwereka yuko abantu 3,000 bihaniye umunsi umwe nk'intangiriro y'umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Hari amagambo Petero yanditse, amagambo yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 9. Ndagira ngo umfashe tujye mu rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9, ugira icyo tubwira kuri ayo magambo atwereka yuko hari ikimana yakoze hano ku isi. Haranditse, yego, ariko mwebweho mu rubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Ndagira ngo usurinye kuri ako kajambo abatambyi b'ubwami. Yego. Tumaze kubona umutambyi wacu mukuru uhagarariwe na Aroni muri cya gihe cy'Abisirayeli, ariwe Yesu Kristo. Mbese aba batambyi bo ni bande? Aba batambyi ni itorero ry'Imana. Ni abantu bose Imana yahamagaye ikabakura mu mwijima ikabamenyesha ukuri kwayo, kandi nabo bakakwemera. Abo bose babumbiye mu itorero rimwe. Muri icyo gihe yababumbiye mu itorero rya Gikristo yayobowe n'intumwa 12. Ibi kandi bita bihuza neza n'ibyari byabaye ku musozi Sinayi, kuko ku musozi Sinayi Imana yari yabwiye Abisirayeli bitewe n'isezerano yagombaga kubasezerana mu gice cya 19 umurongo wa 5 ngo none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye. Isezerano rihe? Isezerano ryagombaga gutangazwa ku musozi Sinayi. Nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko, mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera, aba ariyo mategeko ubwira Abisirayeli. Bivuze ngo nkuko ku musozi wa Sinayi Abisirayeli bagiranye isezerano n'Imana bagatangira kuyibera ubwoko bw'abatambyi, niko no ku munsi wa Pentekote itorero rya Gikristo cyangwa se abemeye Yesu Kristo bose bahindutse abatambyi b'ubwami n'ishyanga ryera, baje gusohoza umurimo mwiza Abisirayeli bari barananiwe kugenza gute gukora wo kumvira Imana. Yego. Tujya ku musozo ndagira ngo tugaruke kuri uyu murimo gatoya w'abatambyi. Ariko Eric, tutarajya kuri iyo ngingo ngiye kumbwira, ndagira ngo ndongere ngaruke kuri iyi ngingo turimo duhuza umunsi wa Pentekote ndetse n'umusozi Sinayi n'ibyabereye ku musozi Sinayi. Abantu benshi bo mu isi ya Gikristo bavuga ko amategeko y'Imana yavuyeho, ariko Yesu yagerageje guhuza ibyabaye ku musozi Sinayi ndetse n'ibyabaye kuri Pentekote muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15. Reka dusome iryo somo abantu baryumve neza. Turareba ihuriro ryaryo
kugira ngo umwuka w'Imana dufashe kumva ibintu. Mbese kuko isi ya gikristo kuki ivuga ko amategeko yavuyeho? Mbese kusukwa kwa mwuka wera, mbese urupfu rwa Kristo, ibyo byose byakuyeho amategeko? Haranditse ngo ni mu nkunda, Yohana 14:15, ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Biratangaje. Naye amategeko yavugaga ni yayandi yavuga, kuko ntabwo ari kuvuga rya tegeko bari abantu bavuga ngo itegeko Yesu yavuga ngo nugukundisha data twese umutima wacu wose, ahubwo Yesu aravuga ngo ni mu nkunda. Mu yandi magambo ni mwumvira rya tegeko rivuga ngo ukundisha Uwiteka Imana y'umutima wawe wose, muzumvira nandi mategeko. Ayahe yavuze? Ubwo bivuze ngo ntabwo ari iryo ngiryo yavuze nk'uko abantu benshi babitekereza. Nk'ingaruka y'ibyo rero, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Bivuze ngo kumvira amategeko y'Imana no guhabwa mwuka wera ni ibintu bibiri bifitanye isano. Reka tuyirebe mu gitabo umuhanuzi Ellen G. White yanditse muri Bible Echo yo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 6/901 paragrafu ya 3, yaravuze ngo aya mategeko 10 n'amasezerano yatanzwe ariko hagendewe ku bigombero. Mbese mwuka wera ntabwo nawe ntiyari isezerano, ngo n'amasezerano. Yaravuze ngo amategeko 10, rimwe rivuga ngo ntugakora ibi, jya ukora ibi, cyangwa se ntugakora ibi, n'amasezerano 10 atwizeza ko nituramuka twumviye iby'ayo mategeko atuyoboramo hari icyo tuzagenza gute, Imana izatugirira neza. Ngo n'amasezerano angahe? N'amasezerano 10. Amategeko 10 n'amasezerano angahe? 10. Igihe Yesu yabwiraga abigishwa gusaba mwuka wera, ibi ubwabyo bihuje n'iyi minsi 10 abigishwa babanje kugenza gute, bari mu cyumba cyo hejuru. Mbese abantu bashobora kubitekereza bakavuga bati ariko ibyo bintu ntabwo bihura. Reka tubirebe. Iyo dusomye muri Luka igice cya 11, Yesu asezerana abigishwa kuzabaha mwuka wera. Iri sezerano yarisubiye mu inshuro 10. Biratangaje. Luka 11 haranditse ngo umurongo waho wa 9, nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa. Ubwo abwiye abigishwa yuko nibaramuka basabye bazagenza gute, iryo ni isezerano rya kangahe? Rya mbere. Mushake muzagenza mute, muzabona. Ni rya kangahe? Mukomange ku rugi muzakingurirwa. Rya kangahe? Kuko umuntu wese usabye ahabwa. Rya kangahe? Ushatse abona. Rya kangahe? Rya 5. Nukomanga agakingurirwa. 6. Arongera none hakoresha urugero rw'umurimo yaragiye guhita atangira gukora. Ninde muri mwe umwana we yasaba umutsima akamuha iki? Ibuye. Ni umwana arimo arasaba se kugira ngo atange ibyo kurya. Cyo ni kimwe. Urwo n'urugero rwa 7. Ninde muri mwe umwana yamusaba ifi akamuha iki? Inzoka. Urwo n'urugero rwa kangahe? Rwa 8. Cyangwa se yamusaba sikoropiyo akamuha iki? Nako yamusaba igi akamuha sikoropiyo. Uru n'urugero rwa 9. N'amasezerano 9 Yesu yararimo avuga ari gusasira iki? Ari gusasira iki? Umurongo wa 13, none se ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu byiza, kandi muri babi so wo mu ijuru we ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamusabye. Bivuze ngo ibi bintu byose Yesu yavugaga yararimo asasira gusukwa kwa mwuka wera. Amategeko 10 n'amasezerano 10 kandi ahuje cyane no guhabwa mwuka wera. Niyo mpamvu Yesu nawe iri sezerano arisubiyemo inshuro 10. Kandi urugero rwa nyuma yakoresheje yarukoresheje ashaka kugaragaza umurimo azaba arimo akora mu buturo bwera bwo mu ijuru wo kwingingira se kugira ngo ahe abigishwa be ibintu bitatu bikurikira. Icya mbere ni ukubingingira kugira ngo bahabwe umutsima w'ubugingo nk'ijambo ry'Imana. 2 ni ukubingingira kugira ngo bakore umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza, kuko wari umurimo wo kuroba. 3 ni ukugira ngo babashe guhangana n'imbaraga za Satani zishushanywa n'isikoropiyo Satani yagombaga kunyuramo nk'igikoresho. Ibi byose rero ntabwo abigishwa bagombaga kubishobozwa nuko ngo bagiye bakibera hariya, ahubwo kuba umwana ari kubisaba se muri aya masezerano n'ubundi. Ibyo byose byatangiranye n'umunsi wa Pentecote. Umunsi wa isezerano rya 10 rero ni uguhabwa mwuka wera. Niyo mpamvu rero amategeko 10 nk'amasezerano ahuje rwose no guhabwa mwuka wera. Mwuka wera ntabwo ushobora gukuraho amategeko. Kandi isezerano Imana yagiranye n'abigishwa cyangwa se n'itoro rya Gikristo kuva kuri Pentecote nirivuga ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu nda zabo nibo nzagenza gute, nzayandika. Rero mwuka wera ni ikimenyetso nk'uko n'amategeko muri yo harimo ikimenyetso. Ibyo bimenyetso bibiri byombi rero, kimwe cyatanzwe ku munsi wa 50 uvuye ku rupfu rwa Kristo, ikindi kigaragara mu mategeko ku munsi wa 50, ariko ibyo byose byerekezaga ku kintu kimwe ntabwo gikuraho ikindi. Yego.
urakoze cyane. Nashaka kuza kugusaba gusoma iryo somo muri Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 10, ariko umaze kurivuga mu mutwe, abantu b'Imana bashaka kugisomera. Oya, dushobora no kurisoma ntacyo bitwaye. Umurongo wa 10 kugeza wa 12 haranditse mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi, ni Uwiteka avuga. Nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntibazishigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye kuworoheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye uruta abandi. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Iryo ni isezerano Imana isezerana rero ko ishaka kweza ubwoko bwayo. Ubwo rero wibwira ko amategeko yavuyeho, wowe ari kure cyane. Ubwo na Mwuka Wera ntabwo yamubona. Yego rwose. Nashaka gusoreza rero ku kibazo kimwe, twibaza ku byerekeranye n'umurimo w'abatambyi. Umurimo w'umutambyi Kristo turawubona, ni umuhuza uduhuza n'Imana. Ahari twanabibona igihe twarebaga iby'amaraso agomba gusigwa ku nkomanizo, yuko amaraso ya Kristo bitari bihagije yuko atambirwa ku gicaniro gusa, ahubwo hari umumaro ayo maraso agomba kumara. Nicyo gituma umutambyi yamaraga gutamba ayo maraso yayakomezaga nyaga mu cyumba cy'ahera kugira ngo agire umumaro wayo. Ibya Kristo uri gukorera ahera tubasha kubibona mu masomo menshi waduhaye Abaheburayo igice cya 8, tugiye no mwiyerekwa Yohana yagize igihe yari ku kirwa cy'Ipatimo, igice cya mbere tubona yarabonye Yesu Kristo agenda hagati y'ibitereko by'amatabaza, kandi ibitereko by'amatabaza byabonekaga mu cyumba cy'ahera nk'uko ugeze kubikomozaho. Reka tugaruke ku batambyi rero, babandi bo mu isi, babandi bagize itorero ry'Imana bo kwamamaza iryo shimwe ryaduhamagaye. Hari bamwe bihaye ububasha, bumva bafite ububasha bwo kubabarira ibyaha, bumva bakwiye gusaba imbabazi kuko bibona nk'abahuza b'abantu n'Imana. Ese ibyo twabisobanukirwa gute? Twabitandukanya gute n'umurimo w'ubutambyi wa Kristo n'imirimo y'abatambyi basanzwe nk'uko ijambo ry'Imana ryabiduhishuriye? Urakoze muvandimwe Eric. Hano muri Bibiliya harimo ubutambyi bubiri. Yego. Ntabwo nshaka kuvuga ubutambyi bwa Melikisedeki cyangwa se ubwa Aroni, ahubwo yaba ubwa Aroni yaba n'ubwa Melikisedeki nabwo burimo imigabane ibiri. Iki cyumvikane neza. Bwa mbere Abisirayeli twabonye ko Imana yavuze ngo muzambira ubwoko bw'abatambyi. Yego. Icyo ni kimwe. Ariko ntabwo byari bivuze ko Abisirayeli bose bahabwa icyacumi. Yego. Ahubwo ibyo Imana yari bigaragaje nko kugaragaza inshingano ubwoko bwayo bufite yo kubabera. Yego. No gutamba ibitambo by'umwuka byishimwe by'uko bari amahoro ndetse n'ibindi. No kwamamaza ubutumwa bwiza hirya no kwagura ubwami bw'Imana mu yandi magambo. Ubwo ni ubutambyi bwa mbere. Ariko hari ubutambyi bwihariye bwari bufitwe na bene Aroni. Ubu ngubu ari bwo bushushanyo bwa Kristo Yesu. Nibwo bufitanye isano n'umurimo wo kubabarira ibyaha. Ubwo rero bufitwe na Yesu gusa. Abantu uyu munsi wa none, abapadiri, abapasoro ndetse n'abandi bantu bihaye inshingano zo kubabarira abantu ibyaha, bamenye ko baba barimo barwanya umurimo wa Yesu Kristo. Kandi ntabwo abantu bababarira ibyaha bazigera babibabarirwa na rimwe. Ahubwo abo bantu bazakurushaho gukomeza gusubira hasi ku rwego rw'igipimo cy'imico mbonera, kuko ubabarira ibyaha nawe ubwe ni umunyabyaha. Ariko Yesu Kristo we utarigeze akora icyaha kandi ufite ububasha bwo kuvuganira abantu kuri se, niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha. Kandi uri gukora mu cyumba cy'ahera, uri no gukorera ahantu nyine umurimo ugeze mu buturo bwera bwo mwijuru. Ariko se umuntu arakubabarira ibyaha, nawe n'umuntu nkawe araryama agasinzira. Iyo yaryamye nijoro ntabwo umenya uko bimeze, ntabwo agukurikirana, nta gusengera. Icyo ni ikibazo. Yesu rero udasinzira, Yesu udahunikira, niwe abantu bakwiye kugira ibyiringiro by'ubugingo bwabo. Abamwiringira nibo batazakorwa n'isoni. Imana itugirire neza cyane. Ariko Eric dusoza, reka twongere tubwire bene data, umunsi wa Pentekote ni umunsi wa 50 uvuye ku munsi w'umuzuko, ntabwo ari umunsi wa 50 uvuye kuri Pasika. Nyaboneka bavandimwe mwumva ko umunsi wa Pentekote uba ku munsi wa 50 uvuye igihe Pasika ubwayo. Uretse ko na Pasika mukwiye kwiga icyisho twayikozeho. Ibi bingibi ni ibintu byazanywe n'amayoberane y'ubugome.
kugira ngo bihuze na gahunda zo kuramya ibigirwamana. Nawe niba ufite ibitekerezo bikora neza, bitekerezeho. Kuki umunsi wa Pentekote wabaga ku munsi wa 52 uvuye kuri Pasika, hanyuma uyu munsi wa none ikaba ku munsi wa 50 uvuye ku cyitwa Pasika cy'uyu munsi wa none? Harimo ikibazo, kandi mu ijambo ry'Imana ubasha kubona igisubizo. Imana iduhe imyumvire myiza mu izina rya Yesu. Amen. Muvandimwe Praise, urakoze ku magambo meza, magambo y'ubugingo uduhuguje muri uyu munsi. Watweretse uko Pentekote yagombaga gutegurwa, abantu bakiyeza bakamesa imyenda yabo kugira ngo baze muri uwo munsi. Imana yaturarikira kwitandukanya n'ikibi no gusabana imbabazi, tukatura ibyaha byacu kugira ngo Kristo atubabarire. Kandi hari isezerano Imana yasezeranye mu byashu igice cya 22 umurongo wa 14, ni Yesu Kristo bivuga. Avuga ati hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemerwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Amen. Ugeze kuvuga iby'amategeko, iri somo ryongera gusobanurwa ngo hahirwa abakomeza amategeko y'Imana. Muri King James niko babivuga, hahirwa abakomeza amategeko kugira ngo bemerwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjiye muri rwa rurembo. Ntidushobora gutandukanya kuyoborwa n'Umwuka Wera no kumvira amategeko y'Imana. Abantu b'Imana rero murahirwa niba mwishimira gukomeza amategeko yayo, mukamesera amaraso ibishura byanyu, kwezwa n'amaraso ya Kristo yabonekeye i Karuvari, kugira ngo tuzabashe kwinjira mu bwami bw'Imana. Gushimiye rero ikiganiro twagiranye. Ntabwo nzi niba hari icyo wongeraho uhugura abantu b'Imana, hanyuma udusoreze n'isengesho. Nta kindi uretse kongera kurarika abantu b'Imana bakajya mu ijambo ryayo, kandi nk'uko ku munsi wa Pentekote abiyejeje bahawe Umwuka Wera wababashije wahindutse ikimenyetso cy'Imana, kandi ngo ni ingwate y'ubugingo bwabo. Nakifuriza buri muntu wese kwihana akemera igitambo cya Kristo, kandi kubwo kwizera Imana ikamushyiraho ikimenyetso cyayo Umwuka Wera, kugira ngo bimubere ingwate y'ubugingo bwe, cyangwa se ingwate y'ubugingo bwe bw'uko azemerwa nagera mu bwami bw'Imana. Umwuka Wera duhindura abana b'Imana niwe uzatuma twemerwa tugeze mu bwami bw'Imana, ko abana b'Imana nibo bazajya iwabo nyine. Imana ibyumvishe buri wese. Reka dusenge. Nanone Data wa twese turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni ukuri ni ubuntu bugeretse ku bundi ukomeje kuduha kubwo kutwigisha neza ibirebana n'agakiza kacu. Ujye utwihanganira kenshi mu kudasobanukirwa, kandi mu gihe cyose cy'ubujiji twamaze ntabwo waturimbuye, wategereje ko nibi byumvikana mu matwi yacu kugira ngo dufate icyemezo. Nuko rero utera imitima yacu ko kwiyegurira, kandi utera imitima yacu kurushaho kwibanda cyane ku murimo Yesu Kristo ari kudukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru, mu izina rya Yesu. Amen.